Ndabashimiye cyane ko mukomeje kubana natwe banyarwandakazi muri mu gihugu ndetse n'abari diaspora hanze y'igihugu. Njyewe rero nitwa Safi nk'ibisanzwe, niyemeje kubagezaho bumwe mu bwoko bw'amabuye y'agaciro avugwa ku isi, ndetse uko agura ndetse n'uko akoreshwa cyangwa se n'uko ukwiye kwitwara mu gihe uyafite. Uyu munsi rero ibisanzwe ni igice cya gatatu tugarutse kuri tourmaline yacu. Gukurikira Safi Family TV ni byiza kuko bizakungura byinshi cyane nko kuri uyu mwanya twibanda ku mabuye y'agaciro, kuko ushobora kwizira turuva ibuye ry'agaciro nawe waribonye turiguyeho mu buryo utazi, ugashiduka wajugunye cyangwa se wagifashe uko wiyumva, cyangwa se uragenda ukirata kandi nyamara ufite ikintu cy'agaciro gikomeye ku buryo cyanatuma ujya muri risike. Ariko mu gihe waba witwaye neza ariko nanone kikakugeza ku byiza, ugahindurirwa amateka mu buzima bwawe. Kurikira Safi Family TV rero, ibuka gukora subscribe, like, share na comment, ubundi dukurikirane iki kiganiro. So uyu munsi rero tugiye kureba izi ni tourmaline nk'ibisanzwe. Twakoze part 1, tugarutse muri part 2 tuje kureba kuri tourmaline ese ibamo ibice bingahe, mbese buri gice kigenda kigurwa gite. Ubundi niturangiza kabisa adusharinge video bigene no kuri bagenzi bacu, nabo bunguka ubumenyi. Wipinga winagirije ibi bintu kabisa, ibintu ngiye kukubwira nibyo kandi birakora. Iyi rero ni tourmaline turi kureba kuri screen yacu. Mu by'ukuri aya mabuye ari mu bwoko, ni ukuvuga ngo tourmaline irimo ibice bine. Igice cya mbere ari turahera hasi tuzamuka hejuru, turahera ku yaciriritse tuzamuka ku yahenze cyane. Igice cya mbere rero ku yaciriritse hari icyo bita amadeshi. Ushobora kwibaza ngo mbese aya turi kureba hano ni amadeshi? Oya, aya si amadeshi. Igice cya kabiri bakita amatriage, niyo yaya turi kureba hano. Izi buriya ziri mu bwoko bwa triage, ni tourmaline ariko ziri mu bwoko bwa triage. Ni karite, ni ukuvuga ni karite ya kabiri duhereye hasi nyine kuzicira. Karite ya gatatu rero hari niyo bita M. Karite ya gatatu bayita M cyangwa se M. Hanyuma karite ya kane bakayita ME, ni ukuvuga ngo ni top 1. Niba ubyumva neza, ni top ya mbere. Hari icyo bita top ariko hakaba na top ya mbere. Top rero ni ME, ni top ya mbere. Icyitonderwa rero, igarama rimwe rya ME, ni ukuvuga top ya mbere, ubwo iyo wayibonye iryo buye ugasanga ni ME, umenye ngo wakize. Ugomba kwitonda mu myitwarire yawe, kwirinda kubibwira buri wese ko ufite ibuye ry'agaciro. Ibyo ni iby'inshuti zawe magara, kandi nabwo zazindi zindobanure. ME rero uburyo ipimwa, burya ntabwo tourmaline kuko nabibabwiye ipimwa ku bunini, gashobora kuba ari gatoya ariko kagapima ayo magarama angana gutya. Igarama rimwe rero rya ME ariyo top nimero ya mbere rigurwa $700. Ni ukuvuga iri buye murarifata mukarishyira kuri balance. Nzabereka balance icyo ari cyo, nzabibareka byose uko ripimwa n'uko bibara. Iyo maze gushyira kuri balance irabara rikabara rikazamuka. Ni ukuvuga ngo rero igarama rimwe ryayo cyangwa se umubare rimwe w'itop nimero ya mbere ariyo twita ME, igarama rimwe rigura $700. Ubwo ngira ngo urahita ushyira mu manyarwanda wumve amafaranga arimo. Noneho rero hari igihe uba ufite ibuye rimwe, cyangwa se hari igihe ujya kubona ukabona ibuye rimwe barishyize kuri balance ariyo top nimero ya mbere, ukabona ibaze nk'amagarama 1000. Babarira ushyire mu mashini yawe ukube $700 ukubye inshuro 1000. Umbabarira ushyiremo urebe ibyo bifaranga. Niho handi ujya ugasanga umuntu kuko yafashe akabuye kadapima n'amagarama angahe mu buremere, ariko ugasanga kararemeye mu buryo bw'amafaranga. Papa, kararemeye. Itonde rero mu gihe ubashe kuba wabona ibuye nk'iri ngiri, itonde mu gihe cyose uri kugenda mu migezi, mu shyamba ndetse n'ahandi hantu hakora ubucukuzi bw'amabuye, kuko ushobora kwirotoruvira ibuye waribonye. Niba uribonye rero, icyo ukora ni iki: ibike, kandi ubike neza. Icyitonderwa, iri buye uribonye nta kintu ukora, ushaka hari udusashe twese tuzi tuba ari twambaraje ariko tw'umukara, bita kurifata ukarishyiramo
ubundi ukakazingiramo kagafunga neza. Aya mabuye icyitonderwa buriya agendana n'imbaraga zidasanzwe, ushobora kurirambika ahantu mu kanya wagaruka nturibone. Aha tuvuye kuri top, hanyuma rero ibindi biroroha cyane, muranyihanganira iminota yabaye myinshi niko bigenda. Hanyuma tuvuye kuri top 1 tugiye kuri top nayo igarama ryayo rigura amadolari 500, igarama rimwe amadolari 500. ngira ngo nawe urabyumva, urahita kukuba urashyira mu mashini yawe uhita ko wumva agaciro k'igarama rimwe rya top. Apana nimero ya mbere, ubwo ni nimero ya kabiri. Hanyuma rero tugeze kuri nimero ya gatatu ariyo bita amatriage. Ushobora gusanga yo noneho bayashyira kuri balance ari nk'icumi, ugasanga apimye nk'amagarama nka 200, gapimye nk'amagarama 300. Iyo nta giciro fatizo agira gute, iyo nta giciro fatizo agira. Gusa igarama ry'aya ngaya ntabwo rikurikizwa nk'iry'amatopu. Amagarama y'aya ngaya aba ari hasi. Hakaba rero nicyo bita amadeshi rero yo bibaye ngombwa kabisa bashyira no ku munzani bakareba uburemere rifite, bakaguha amafaranga bakurikije uburemere rifite mbese cyangwa se n'ubwinshi bwaryo. Yego, hanyuma rero inshuti zanjye ngira ngo musobanukiwe ikintu bita toromarine kabisa. Ubu ngubu wakubaza ngo mbese toromarine ibamo ubwoko bungahe cyangwa se ibice bingahe, wabimubwira. Wakubaza uko buri gice kigura bose bizera wabimubwira. Ubutaha rero tuzareba hamwe bimwe mu bihugu bikungahaye kuri aya mabuye, kuri izi toromarine. Icyitonderwa kandi ntabwo tuzibanda kuri toromarine gusa, tuzareba coltan, casegrate, manganese, wolfram zose tuzazirebaho. Diyama ngira ngo twarayikoze, igice cyayo cya mbere nayo twarayikoze. Ikindi tuzareba kuri za medium, tuzareba kuri za iranium, tuzareba no kuri mercure. Byose tuzabirebaho inshuti zanjye, mushonje muhishiwe. Nkimara kukubwira aka video rwose nakubwira nti gafata sharing kagere kuri mugenzi wawe nawe yunguka ubumenyi. Ndabakunda cyane. Jewe nitwa Safi, iyi ni Safi Family TV. Dukora video zitandukanye, ariko uyu munsi cyangwa se muri bihe turimo, iki gice ni kibanda ku mabuye y'agaciro. Musobanukirwe rero, ntabwo dukwiye kubyiharira. Niyo mpamvu twashyize iyi content. Icyo tubasaba no gukora subscribe, like, share na comment, tukabisangiza na bagenzi bacu nabo bakabimenya kabisa. Turabakunda cyane. Ikindi mudukurikire rwose, mudufollowing ku mbuga zacu, TikTok mwafollowinga JB, mwadusearchinga mwatubona, YouTube ni Safi Family TV. Ikindi nababwira rwose, turi inshuti zanyu kandi namwe muri inshuti zacu zakataboneka, muri inshuti zacu magara. Ciao ndabakunda cyane.